Murakaza neza kuri Jado Creator TV. Uyu munsi tugiye kuganira kuri Pi Network, umushinga w'ikoranabuhanga ufite viziyo yo kuba ifaranga rikoreshwa mu buzima bwa buri munsi, nk'uko Fiat Money ikoreshwa ubu nk'amafaranga y'igihugu. Pi Network igamije gutanga ifaranga ryoroheye kurikoresha rishingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain, rikorwa n'abantu bose hatabayeho imashini zihenze cyangwa ingufu nyinshi. Intego ni uko Pi ishobora gukoreshwa mu kugura, kugurisha, kwishyura serivisi no kubika agaciro nk'uko amafaranga asanzwe abikora, ariko mu buryo bwihuse kandi bwizewe. Mu bihe biri imbere, Pi Network irifuza kuba ifaranga ry'abantu bose, rihuza ubukungu, ikoranabuhanga rikagabanya inzitizi z'imari ku isi hose. Niba ushaka kumva byinshi kuri Pi Network, uko ikora, ejo hayo n'amahirwe ishobora kuzana, komeza ukora subscribe kuri Jado Creator TV, kanda ku nzogera, kande like, sharing kino kiganiro kugira ngo ubutaha bijye bikugeraho mu bantu. Pi Network ni ejo hazaza h'ubucuruzi bushingiye ku muryango. Pi Network and the future of commerce, community based commerce. Mu isi igenda ihinduka vuba, amafaranga y'ubucuruzi biri mu nzira nshya. Pi Network ni umushinga uhagararira indi mishinga. Buri muntu agira amahirwe angana mu ikoranabuhanga ry'imari. Muri iyi documentaire turasesengura neza uko Pi Network itegura ejo hazaza h'ubucuruzi bushingiye mu bukungu, cyangwa se bushingiye ku muryango. Intego y'iki gice ni ugutuma uyireba wese asobanukirwa impamvu Pi yabayeho, gutegura neza, kumva ikiganiro kirekire biraguha gusobanukirwa ibijyanye na Pi Network, uko yabayeho, ikigamije na viziyo yayo. Pi Network ni cryptocurrency yubakiye ku muryango, aho buri muntu ashobora kuyicukura akoresheje telefone ye atabangamiye ibidukikije. Ibyasobanurwa mobile mining ni iki? Itandukaniro rya Pi na crypto zisanzwe, icyerekezo, utility first interview. Niba bishoboka, Pioneer niyo crypto ya mbere nashoboye gukoresha nta bumenyi buhambaye. Ubucuruzi buto, abantu bagurishanya ibicuruzwa hatanzwe Pi. Mu minsi mikuru, Pi Network yatangije igikorwa cyihariye cyo gushimangira ubucuruzi hagati y'abapiyoniya, community commerce. Ibisobanuro byayo, impamvu Pi ishyira imbere ubucuruzi nyabwo, icyo iki igikorwa kigamije mu gihe kirekire. Message ingenzi irimo: agaciro
ka pi kazava mu kuyikoresha si ukuyitegereza gusa. Pi netiwaka yahaye abapiyoniye urubuga rwo kwamamaza imishinga yabo, ubucuruzi, kugurisha ibicuruzwa byabo hifashishijwe amapulikasiyo yakorewe muri pi netiwaka. Pi nk'amahirwe ku bucuruzi mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, kwigira no kwihangira imirimo. Iyo pi ikoreshejwe neza yazamura ubukungu bw'ejo hazaza, ndetse buri wese akagerageza kuyibona, dore ko pi netiwaka yatanze amahirwe atandukanye, ikaba yarabanje kujya ku ma egisicenja kugira ngo na wa wundi wibwiraga ko atayibona ayibone, na wundi utayimayiningaga nawe abashe kuyimenya kugira ngo ayimayininge. Iyo pi ikoreshejwe mu kugura no kugurisha ihinduka amafaranga nyayo. Ibyibandwaho mu kugura no kugurisha trust mu muryango wa ekonomi ishingiye mu guhanahana ibicuruzwa no gutanga pi netiwaka nka fiyati mani ku bantu. Impakiti ku buzima bwa buri munsi, si ubucuruzi gusa. Pi netiwaka ishaka no kubaka umuryango wishimye. Gamification, community engagement, culture ya pi netiwaka ntabwo ari igitekerezo cy'igihe gito, ahubwo ni umushinga w'igihe kirekire cyane uko imyaka izagenda iza. Pi netiwaka ntabwo ari igitekerezo gusa, oya. Ubu muri iyi minsi hategerejwe openi mayineti, ni urugendo rero. Ibyaganirwaho ni uko openi mayineti ekosisitemu legasi ya pi netiwaka si amafaranga gusa, ni umuryango w'ejo hazaza. Ubucuruzi bushingiye ku bifatika kandi hakishyurwa pi netiwaka nka fiyati. Nk'uko twabibonye muri iyi dokimantere, pi netiwaka si igitekerezo gisanzwe, ahubwo ni viziyo y'ejo hazaza igamije guhindura uko abantu basobanukirwa n'amafaranga n'imikoreshereze yayo, nk'uko fiyati mani yagiye ihindura isi mu bihe byashize. Pi netiwaka nayo ishobora kuba intambwe nshya y'ubukungu bushingiye ku ikoranabuhanga, aho buri wese agira uruhare rw'ejo hazaza ha pi netiwaka. Ntihari mu ikoranabuhanga gusa, hari mu bantu, hari mu mikoreshereze ya pi netiwaka. Nuko impinduka zitangira kugeza ku mikorere ya bushya mu bitabo ko kuba
network ndetse no kuba wakifuza kuyigura cyangwa se kuyitunga, iguhaye icyerekezo ku ikoranabuhanga ry'ejo hazaza. Ishyiraho subscribe kuri Jado Creator TV, kanda subscribe, kanda like kandi wibuke gukanda ku nzogera, ntiwibagirwe gusiga igitekerezo cyawe. Niba ukunda ibiganiro bya cryptocurrency watubwira icyo twateguraho ubutaha, ubundi dukomeze muri video ikurikira.